Okay. Bwajya none yarafungutse. Ndagusuhuza cyane nanaguha ikaze kuri ino channel wowe ufashe umwanya wawe ugafungura iyi video. Niba ari ubwa mbere ugeze hano nagusaba gukora subscribe kugira ngo udacikanwa n'izindi video zinyura hano kuri ino channel yacu. So nkuko umutwe w'ino video bivuga, uyu munsi ndagira ngo dutesting uburyo izi bundle za 4G zikora, ariko mbere yuko dutangira ngira ngo mbanze ngira utuntu tubinsobanura neza. Icya mbere nuko uretse connection ukoresha, hari ibindi bintu bishobora kuaffectinga ingufu za connection yawe. Harimo ahantu herereye, kuko abantu bari mu duce dutandukanye ntago bazagira connection ifite ingufu zimwe, ndetse na telefone, ubwoko bwa telefone ukoresha. Ko telefone za kera na telefone ziri gusohoka ubu ngubu ntago zifata ama network mu buryo bumwe. Ikindi nuko iyi video tuyikoze mu kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2020, bityo rero result tuza kubona zishobora kuzahinduka mu minsi iri imbere, ku buryo amakuru ubona mu ino video ashobora kuba atakiri up to date. Ndakeka ibyo bisobanutse, reka none dutangire na video yacu. 4G mu Rwanda yazanywe na company yitwa KTRN, akaba ari nayo yicuruza mu Rwanda. Iyi company ikaba ifite aba distributeur benshi batandukanye barimo Mango, Popcorn, MTN, RTN ndetse n'izindi nyinshi. Usibye ibiciro bishobora gutandukanaho gato bitewe n'umudistributeur wawe ari we, ariko uburyo zikora ndetse na service zitanga zo aba ari zimwe, ntabwo zitandukana, kuko n'iminara bakoresha ni imwe ya KTRN nyine. Mwino video ndaza gukoresha bundle igura 6 ya Mango Telecom, cyane cyane ko Mango ubu ari nayo ifite popularité, ndetse ni bundle ya 6 akaba iyo ihendukiye abantu benshi. Kugura iyi bundle rero ugomba kuba ufite phone ifata 4G, of course ugomba kuba phone yakira 4G, kuko ntacyo byaba bivuze kuba phone idafata 4G ukajya kugura bundle ya 4G. Ikindi nuko wegera iduka rikwegereye ry'umudistributeur wawe ugatanga amafaranga 6,000 bakaguha sim card yabo. Ni sim card idahamagara, ikoresha internet gusa. None iyo sim card ifite nimero, iyo nimero akaba ari uzajya ukoresha mu gihe ugiye kugura indi bundle, aho noneho ushobora gukoresha mobile money. Nkuko bigaragara kuri social media zabo rero, Mango Telecom ivuga ko iyo uguze bundle ya 6 cyangwa se Joy Pack nkuko bayita, baguhereza internet idahagarara iminsi 30, ikaba ifite speed ya megabyte 10 ku isegonda. Gusa turazi ko nta mucuruzi wavuga igicuruzwa cye nabi, niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe niba koko ibimangi tubwira atari ukugutuburira abantu. Turaza gukoresha test zitandukanye, aho tureba uko iyi internet yabo iperforminga mu ma application amwe namwe, ndetse turebe niba koko ishobora kurusha ama 3G dusanzwe dukoresha ya za MTN na za Tigo. Duhereye kuri speed test, ndaza kwifashisha application ipima umuvuduko wa internet yitwa speed test. Iyi mubona hano ni application wa downloadinga kuri App Store cyangwa Play Store. Ikikora ikabikwereka connection connectinzeho maximum speed ishobora kuguhereza, waba udownloadinga se cyangwa uploading ibintu. Urabona ikifungura bakwereka connection connectinzeho ariyo KTRN, bakanakwereka na network uri gukoresha 4G LTE. Nukuvuga ngo connection igenda izamuka kugeza igeze ahantu ihagararira, akaba ari zo ngufu connection iri gukoresha ifite.
ngo uri kudownloadinga iyi connection maximum speed ishobora kugira ni kilobyte 510. Noneho mu gihe uri uploadinga ikaba ishobora kugira kilobyte 480. Ni ukuvuga ngo ibi byerekana neza ko za mega 10 batubwira nta n'ahantu bihuriye, kuko iyi connection ntishobora no kugera no muri mega 1 mu gihe uri kuyikoresha. Gusa iyo test yonyine turi buze gukora, reka dukore izindi test aho tugiye kureba noneho tuyiraninge muri application dusanzwe dukoresha mu buzima busanzwe, turebe uburyo ibasha guperforminga. Nyuma yo gutestinga speed, reka noneho turebe kuri YouTube uburyo no connection ikora. Ndaza gufungura video mpere kuri karite yo hasi, ngenda nzamura kugira ngo turebe uko video yiplayinga. Ndaza guhera kuri karite yo hasi 144 turebe uburyo yiplayinga. Urabona ko iyo iplaying idahagaze, reka tuzamune tujye kuri 240. Urabona iplaying idahagaritse, reka tujye kuri 360. Urabona ko itangiye kuri refreshing igeze kuri 360. Kandi no dushyireho 480 turebe ko ibasha kuyihaguruka. Urabona ko kuva kuri 360 kuzamuka kugera kuri 480 iba yatangiye guhagarara. Dushyire kuri 720, sinzi niba yiri bunayiplaying. Okay, gusa biragaragara ko niba itanarenga 480, 720 na za full HD cyangwa se 4K itakirirwa inaziplaying. Ubwo icyo twavuga nuko uri kurebera ku 144 pixels 144 cyangwa 240 cyangwa 360 ishobora kukwereka video neza idahagaze. Ariko uramutse uzamutse ukajya kuri 480 cyangwa HD, urabona ko itangira kugenda ihagarara. Reka noneho dutestinge Play Store turebe igihe bitwara kugira ngo udownloading application kuri Play Store. Ni application ifite megabyte 51. Turebe igihe itwara kugira ngo ibashe kuba yagera muri telefone. Urabona ko batwereka iminota 3 kugira ngo megabyte 51 zidownloading. Nabyo byerekana ko igenda gahoro cyane, kuko niba megabyte 51 zitwara iminota 3,
urumva nawe uramutse ugiye kudownloadinga application cyangwa game ya gigabyte 2 igihe yagutwara. Turebe noneho uko iyi internet ikora mu gihe uri gukoresha social media. Turakoresha Instagram kuva ari nayo isaba connection nyinshi, turebe ko iyi 4G yacu iraza kubyitwaramo. Ariko ndabona kuri Instagram igerageza, wenda hari amafoto batarafunguka, aho kugereranyije yaragerageza ntabwo birodinga cyane. Kuri Instagram iragerageza, ubaye uyikoresha kuri Instagram urabona ko itagenda gahoro cyane ugereranyije n'izindi mbuga. Mu minsi yashize nibwo batangaje ko abantu bagura unlimited bundles za internet connection bagiye kujya bayigabanya mu gihe uri gusharinga n'undi muntu. Ubwo byari mu rwego rwo kwirinda ko abantu benshi bakiteranya bakaba bagura bando imwe ubundi bakayikoresha nka hotspot. Gusa icyo nababwira nuko connection bayigabanyije bimwe byanyabyo rwose, kuko ubu ushobora nko kuba ufite kilobyte 700 kuri telefone yawe ariyo waguriyeho nyine ari irimo sim card waguriyeho bando, ariko waramuka usharinze umuntu we ntarenze kilobyte 70 ku isegonda. Wenda ubaye uri gusharinga umuntu umwe izi kilobyte 70 zo nta n'ikintu zitwaye, ariko nuramuka ushyizeho abantu 3-4 ni hahandi uzasanga wowe ufite connection mu gihe muri babandi 4 wa connectinze nta n'umwe uri kubasha gukora ikintu runaka. Experience ifite kwizi bando za 4G nge natangiye no kuzikoresha mbere zikiza mu minsi yashize. Gusa icyo navuga nuko zasubiye inyuma cyane mu buryo bugaragara pe, zasubiye inyuma cyane, kuko mbere zikiza nubwo nigeze mbona wenda zira megabyte 10 bavuga batanga, ariko byibuze nashoboraga kureba match cyangwa se nkareba video idahagaritse kandi muri high definition. Ariko ayitangiye kugenda imenyekana ibintu byarahindutse, abantu nyine benshi wenda banayikoresha. Gusa icyo navuga ubu ngubu nuko ahantu 3G ikora neza na 2G na rimwe, ahantu 2G cyangwa 3G bikora neza rwose, hari aho birusha ingufu ku buryo hari n'igihe unayigura ikaba ahantu runaka ikabita itana loadinga n'ifoto. Ikindi nuko imbuga zimwe na zimwe bazigabanyiriza speed cyane cyane nka YouTube, torrent zo sinzi usibye no kuzigabanyiriza abanza zitarigeze zinakora. Ngira ko wenda babikora kubera ko ari z'abantu benshi baba bakoresha cyane, zikaba za consuming internet nyinshi, nubwo bitumvikana impamvu wagabanya speed ku mbuga abantu bakoresha cyane kandi ari nazo bakoresha cyane nyine. Anyway, nkunda uburyo wenda Mango yo igerageza gusubiza umuntu ubandikiye ndetse bakanamenyesha aba client babo igihe habaye ikibazo runaka, kuko bikunze kubaho cyane. Ubu bakaba bari kuvuga ko ngo iminara yabo ngo bari kuyagura, akaba ariyo mpamvu connection iri kugenda gakeya muri no minsi.
wenda ubwo nibiramuka bikunze niharamuka hagize igihinduka mu minsi iri imbere tuzagaruka twongere dutestinge turebe uko byaba byifashe. Gusubiza rero ikibazo twatangiye twibaza koko niba iyi interinete ikwiye amafaranga 6,000 nk'uko tumaze kubibona, byaterwa. Reka tubifate mu buryo. Niba n'ubundi uri umuntu usanzwe ukoresha connection cyane, waguze ku yindi miyoboro isanzwe wenda MTN, Tigo cyangwa Airtel, n'ubundi niba uri umuntu usanzwe uyikoresha ku buryo ukoresha nk'ibihumbi 4 ku kwezi, kandi niba ukoresha izi zisanzwe ziri limitari igihe n'ubundi uba uri offline bitewe n'uko ziba zagushiriyeho, ni ukuvuga ngo kuba watanga 6,000 ugakoresha interinete udahagaze nubwo itihuta cyane, ariko ukaba ushobora kuba wakoresha nka gigabyte nka 70 wenda 50 hafi aho ngaho mu kwezi ku 6,000, ntago waba uhenzwe cyane. Ariko niba ufite ubundi buryo ubonamo internet cyangwa se uri umuntu usanzwe ukoresha nka pake y'1,000 ikaba yagumarira nk'ukwezi kose, kuba wakongeraho rero 5,000 n'ubundi utari buze kubona experience itandukanye niyo wari usanzwe ubona, nta mpamvu mbona yatuma wongeraho 5,000 n'ubundi, kuko iyi ntago ari 4G. Mbega ntago ari 4G, ntago wayigura ngo nukubera ko ari 4G, kuba wayigura nukubera ko ari unlimited gusa. Niko njye mbibona. Ni naho ngaho ndangirije ino video, gushimira kuba wayirebye, nkurarikira gukurikirana video yindi nzakora aho nzabereka uburyo wakoresha kugira ngo iyi connection yihute n'uburyo wabasha gusharinga abantu bose ushaka speed ntigabanuke. Niyo mpamvu usaba gukora subscribe kugira ngo utazacikanwa n'iyo video. Nizere ko iyi video hari uwigiriye akamaro. Nibikugiriye akamaro udusigire like, unatubwire muri comment niba usanzwe iyi connection wayigura cyangwa utayigura, niba kandi usanzwe unayikoresha udusangize experience yawe.